tukivuga ku makuru ya jenoside nyene nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi baye mu Rwanda, bamwe mu bagore bafashwe ku nguvu n'interahamwe babayeho gute? Umumesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa nivyo agaruka ko mu nkuru yaduteguriye. Ngewe nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore, hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu, inkotanyi zije zirahankura, nza kuhava ntwite rero igihe kiragira ndabyara. Ni ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'interahamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugore Duhimbye Margarita ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'Iburasirazuba. Margarita yatewe inda n'interahamwe afite imyaka 16 y'amavuko. Ni ibihe bitari bimworoheye. Ubu umukobwa we yabyaye yagejeje imyaka 24 y'amavuko. Ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo. Ikigega Farije cyita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kitafashije abana bavutse gutya. Farije yanze kubarihira, ari nacyo kintu kibababaje abana bacu, kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane. Farije iravuga iti ntabwo twakwishyura abajenosideri. Baze rero nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenosideri, yaravutse jenoside yararangiye, azi ibyo abajenosideri bakoze, ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi. Uwateye inda Margarita bivuga ko yahungiye mu mahanga kandi ko yaba yarapfuye. Mukobwa wa Margarita w'imyaka 24 y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye kuko yafashwaga n'imiryango nterankunga yindi. Uyu mukobwa Mpimbye Ange avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko ye biturutse kuri bagenzi be biganaga. Bimuteresha avuga ko bamubwiraga ko yabyawe n'interahamwe yumva mu mateka mabi. Cyane cyane njya kubimenya ni aho ngaho byaturutse. Abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo, bakaza banyita amazina, babivuga bikangeraho, bakampa akato, mbese ibintu nk'ibyo. Bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngubwo? Bavugaga ko ndi umwana w'interahamwe, bavuga bagenda babyongurirana. Ange avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirwa bamuha akato ko akomoka ku nterahamwe byamuteye kubibaza nyina umubyara. Nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya jenoside, ariko birangira bimusobanuriye. Margarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka 18 y'amavuko. Ni ingingo yateye ipfunwe Ange ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza. Byarambabaje numvishe ko byabayeho, akaba ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite. N'ubuzima nagiye ncamo bubi, kwangwa n'abantu, imiryango y'impande zombi, byose byaratewe n'iyo mpamvu. Byarambabaje. Urashaka kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nta bwoko mvuga wenda nari mfite, yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa, ntago bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu, najya ahandi bakavuga ko nduyu, bigatuma batanyiyumvamo bose. Undi mubyeyi wo mu yindi ntara we yadusabye guhindura amajwi ye. Yatewe inda afite imyaka 18 y'amavuko, nawe mukobwa wagejeje imyaka 24 y'amavuko. Uyu Duhimbye Sifa uwamuteye inda yakatiwe n'ubutabera igihano cy'igifungo, ariko ubu yarakirangije. Sifa ntaza aho aherereye kandi uwamuhemukiye ntigeze amusaba imbabazi. Sifa ubu yashatse umugabo, umwana yabyaye muri 95 aba kwa nyirakuru. Sifa avuga ko mu gihe byari bigoye bamwe bahitamo gukuramo inda kubera ko bazitewe n'interahamwe, we yarabyihanganiye. Byanteye ipfunwe, ariko numva nanjye nkajya numva bavuga ko hari abashobora kuzikuramo, baravugaga ati umuntu uzikuye baratewe inda agerageze akuntu yakwegera, ariko njye ngira ubwoba ko numvaga ko umuntu akuramo inda agashobora gupfa. Nkebera urwaje, ndamubyara, ndamurera, ndamwoza. Byarangoye pe, si kukubeshya, ariko bigenda biza nyine ukagenda ugerageza kumwereka ko ari umwana wawe. Nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi baye, Sifa aracyari mu rusobe rw'ibibazo bishingiye kumenya uburenganzira bw'umukobwa we. Njyewe icyo ndibaza niba yararekuwe akaba azi ko yemeye icyaha, uburenganzira bw'umwana ni ubuhe? Kandi niba yararekuwe nta n'imbabazi yansabye, kuva nafungwa sinafugana nawe. Sifa avuga ko bibaye ngombwa ko akora ibirori by'umukobwa we adashobora gusabana n'uwamuteye inda mu 1994. Si ukukubeshya, njye sinakwicarana nawe ngo twicarane n'uwamubyaye. Oya, ntibibaho. Mbese simbizi, keretse niba ari ukuntu muzaduhuza, ariko bitabaye ibyo
simbizi. Muri rusange jenoside ikirangira byari ibibazo ko imiryango yahemutse n'iyahemukiwe yakongera kubana mu mahoro, ariko kubera gahunda za leta ku bumwe n'ubwiyunge ubu urabona ko hari impinduka zigaragara. Turabibwirwa n'uyu twahimbye Margarita. Hari abantu benshi intambara ikirangira babaga bigunze, ndetse agahora avuga nabi, ndetse akumva atarebana n'umuhutu. Nkanjye igihe numvaga ntatura ahangaha, numvaga ntashaka kubona umuntu nzi, ariko uko imyaka igenda yisunika yewe numva nta kibazo, nta n'umuntu ngifiteho ikibazo rwose. Turagenda turasabana nk'uko bisanzwe, duhurira mu nsengero. Bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batewe inda n'interahamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi. Rwose natwe turi abana b'igihugu, kandi ntabwo twize duhitamo uko tuvuka, twisanze ku isi. Nuko natwe batugarukaho bakadufasha, abatarize bakabarira bakiga, abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga, natwe tukiyubaka. Nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi irangiye, uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo, nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira. Intumbero yabo ni ugutera imbere bareba ejo hazaza kuruta ibindi byose. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Arakoze Eric, tuve ku